Itangiriro ibice ni 22 n'umurongo wa 7 haravuga ngo Isaka ahamagara se Aburahamu ati data, aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanje. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uriho w'igitambo cyo koswa. Tuje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere n'umurongo wa 37. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya mbere n'umurongo wa 37. Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Reka dusoze dusomye ijambo ryanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, igice cya 10 n'umurongo wa 13. Ndaza gusaba ko habaye hari umuntu ufite igiswahili, nimba hari umuntu wo ufite igiswahili hano, uyu murongo ngiye gusoma ndashaka ko nongera kuwusoma no mu giswahili. Hari ijambo nshaka kuvanamo wenda riri bwumvikane cyane kuruta uko ndisoma hano muri Bibiliya yera. 10 n'umurongo wa 13 haravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazaba mugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabakira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amen. Sinzi ko iryo jambo ryoba ryabonetse, tayo linzanire hano nimba ugifite aho ngaho. Reka nongere nsoma uwo murongo, uri mu rwandiko rw'Abakorinto ba mbere, igice cya 10 n'umurongo wa 13. Haravuga ngo jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida Adamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea. Nicho nariko nshaka kivuga ngo atafanya mlango wa kutokea. Hano bavuze ngo Imana izadukira kanzu ngo tubone uko tubyihanganira, ariko igiswahili cyo kivuze neza, kiravuze ngo Imana izacirembo ryo kubisohokamo. Atafanya mlango wa kutokea. Haleluya. Ni ngaho bigiye kuvuga ngo nubona ibigeragezo biragukubye, birakugose, birakuzunze, uhaye utekerezaho ubikirira naho wohungira, ukibaza utese manuke cyangwa ntambike cyangwa ngire gute, ngo Imana izacirembo, izagucira irembo ubone urasohotse. Aya niyo magambo tugiye gusozerezamo icyigisho twatangiye ku munsi w'ejo. Ariko reka mbanze nshimira Imana ko Imana yongeye kutugirira neza, kaduhereza kandi uyu mugoroba. Ndabona abantu bakomeje kwigomwa ibyabo muri benshi, kandi by'ukuri
ndabizi ko intambwe zanyu mwateye n'ibikorwa byanyu mwabashije kwigomwa, Imana irabahereza umugisha. Wibuke barya abakobwa babiri Yesu yarageze iwabo, umwe aje muri za shuguri zo hanze, ubundi ngo araza acengera mu birenge bya Yesu ngo ahaye yumva amagambo ya Yesu. Urya wari hanze ngo aravunika ngo aruho araza abwira Yesu ati uyu wacu yamvunishije, mubwira abanza se tubanze dukorera abashitsi turagaruka gutarama. Yesu ngo aravuga ati wowe wiruhije muri byinshi. Imvugo ya Yesu itandukanye n'imvugo y'abantu. Uwo bwira umuntu gutya haya gukorera waraye uri umushyitsi ku muntu ukamubwira ngo ibi byose uhaye unkorera wiruhije muri byinshi. Iryo jambo riraremereye. Ariko ngo aravuga ngo uyu we ngo yahisemwe umugabane atazakwa. Narishatse kuvuga kuko kuba wenda hari wigomwe ibikorwa byawe n'imirimo yawe ukaba wayisize kugira ngo ubashe kuza kugabana umugisha w'Imana, naringize ngo mvuge kuko uri bugabane umugisha utazakwa. Shimiye abantu b'Imana, shimiye abanyagisenyi. Nejo narabivuze ndavuga ngo iyo tubona abantu baje ngo dutaramane tubane turabishimiye, bizukuri turabishimiye kandi Imana ibahereza umugisha. Agateka k'iteraniro habe n'iby'Imana bize bikenera ngo abantu babyambare, abantu babihagurukire, abantu babigendere kuko bimeze neza, ko turabona tuberewe namwe muraberewe, Imana ibahereza umugisha. Ni nka kwa kundi twigeze kubiriya ruguru twese, nubwo dusigaye twaraje no kubw'ibihe bimwe twagiye duhura nabyo, ariko twese ngira ngo iwacu niriye. Mwazaga mubona abakomeretsa abashi bazaga bagenda bikoreye imizigo bakayikura ikaziba, twebwe twabaga mu Rurambo, bakayikura ikaziba bakagenda barema mu masoko yose, bagahera za Rurambo bagaseruka iwacu za Gitoga, bagahita bakazaseruka za Minembwe, umuzigo uri ku mutwe. Iyo yageraga mu isoko yazaga sasa ibyashara byo agakenera ngo babone ababigura. Si byo se? Uko turiko turakenera ngo abantu baze dufite ibyashara tuyaje mugani wabashe. Ni ukuri. Imana rero ibahereza umugisha kuba mwaje ngo dutaramane. Nishimiye kubona abantu biwacu benshi, hariya hariho umwungeri w'iwacu abanye mu itorero rya Sepake, ni umwungeri wanje cyane ndamukunda, Rusizana hariya. Nishimiye kumubona, nariko navuga ngo wenda nibikunda nzagera no mu rugo, ariko nishimiye kuko naje naha. Imana iguhereza umugisha pasiteri. Kugira ngo ducungire umwanya, reka tuje kuri aya magambo tumaze gusoma. Ejo abo twabanye mu cyigisho twaganiriye ijambo, umuyobozi w'itorero hano amaze kubivugaho, ijambo rivuga ngo Imana izihisha umuntu mu gihe, ariko ikazagukoresha mu gihe izaba ishaka gusohoza umugambi wayo. Niko twavuze. Umuntu akaba hatazi kuko ari mu mugambi w'Imana, umuntu akaba hatazi wenda ko hari icyo Imana yamutekererejeho, ariko bwaca n'abandi ntibabimenye, ariko bwaca abantu bakabona umuntu aracomotse, bakabona umuntu araserutse, bakabona umuntu araje atangiye gusohoza imigambi y'Imana. Umutwe rero w'ikigisho cya none uko nabyise, nashatse kuvuga ijambo rivuga ngo inzira Imana izikoresha kugira ngo isohoze uwo mugambi wayo. Ese ni izihe nzira Imana izicyamo? Haleluya, amen. Inzira Imana izikoresha kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo kuri wowe. Ndashaka kuvuga kuko ijambo gusohoza ni intambwe ya gatatu Imana ibiteye ikuzaho. Ni intambwe ya gatatu Imana ibiteye igusanga. Intambwe ya mbere ni imigambi. Imana iragambirira kandi ikabigambirira kera,
bikayicengeramo ubwayo, Imana igatindana iyo migambi, Imana igatindana ibyo bitekerezo, nta muntu ubizi. Intambwe ya kabiri bishyirwa mu mvugo. Amasezerano akavugwa, nimba ari isezerano uhabwa n'Imana ukarihabwa, nimba ari Imana ikuvugaho ikagihishura, ukakigendana uzi ngo kizaba ariko utazi igihe kizasohora. Intambwe ya gatatu ni ugushyirwa mu bikorwa, Imana ikabisohoza, ukabona birabaye, noneho bigashyirwa mu ngiro. Reka mvuga ijambo rivuga ngo, abasobanura ijambo ryitwa agakiza, agakiza ni wokovu, turabyumva. Abasobanura ijambo ryitwa agakiza baza bavuga ngo kagabuye muri izo ntambwe zitatu nari mvuye kuvuga. Igice cya mbere, agakiza kabaye mu migambi y'Imana, umuntu atarabaho, umuntu atararemwa n'isi itararemwa. Pawulo yabyandikiye aba Efeso igice cya mbere n'umurongo wa 4, ngira ngo niko havuga. Aravuga ngo kuko yagambiriye kera kose isi itararemwa. Haleluya. Inzira ya kabiri y'umuteguro w'agakiza, agakiza kava mu migambi y'Imana, noneho gashyirwa mu buhanuzi. Abahanuzi batangira kukavuga. Nusoma mu rwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 10, hari ijambo rivuga ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barabihanura ariko byarabanje kuvugwa n'Imana. Imana itaravuga ibyari mu mugambi wayo, nta muntu wari kuvuga. Wa munsi Imana ngo igere muri Edeni, ngo imare gusanga Adamu yakoze ibyaha na Eva, murabizi sibyo ngiye kuvuga, ngo Imana irababara. Ngo Imana imare kubabara, ngo ivuga ijambo, irivugana uburake, iruvugana akababaro. Ngo iravuga ngo hagati yawe wowe wanzoka we n'urubyaro rw'uyu mugore wahenze, ngo hazavamo umuntu uzakumena umutwe, ngo nawe uzamukoma agatsinsino. Iryo niryo jambo rya mbere muri Bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66, niryo jambo rya mbere rigaragaza kuza kwa Yesu. Noneho abahanuzi ngo bumve Imana imennye ibanga, ikiriye ijambo hasi, bararisingira. Haleluya, amen. Amaze ngo batangira kuririmba, batangira kurivuga, bayisaya ngo bikoza hasi. Ati nguriya ndamubonye. Babaraki na Babaramu bagira gutya, bakavuga ati ndamwitegereza ariko tandi bugufi, ngo kandi ndamubona ngo ariko subata, ariko ndiko ndamubona, ngo kandi nimurangije ameze nk'inyenyeri yaye yaka, ngo izakomoka mu rubyaro rwande rwa Yakobo, ngo nimara gushikizagiriza inkiko z'i Mowabu, ngo izakubita hasi abanzi bose, ngo nimara ngo iganze. Haleluya, haleluya. Inzira ya kabiri n'ubuhanuzi. Abahanuzi ngo batangira kubivuga, abahanuzi ngo batangira kuvuga ngo agakiza kazaza. Umunsi umwe nyirizina Simiyoni ngo yaramusaza, yari nk'amaze, uyu nawe ni Simiyoni uyu musaza, kandi uyu nawe ni umutambyi. Ngo yaramaze kuba umutambyi, ngo washaje wanahumye, ngo yaratahiwe n'igihe, ngo aragenda ajya mu rusengero. Nari ngiye kuvuga ngo inzira ya gatatu ni ugushirwa mu bikorwa. Pawulo yarabivuze neza mu Bagalatiya, aravuga ngo igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo. Igihe gikwiriye gisohoye, ibintu biva mu migambi n'amasezerano n'ubuhanuzi bishirwa mu bikorwa. Haleluya, amen. Simiyoni ngo aragenda ajya mu rusengero, ngo amare gushika mu rusengero ashaje, ariko ngo yagiraga isezerano. Siko Bibiliya ivuga ngo yari yarabwiwe n'Imana ko atazapfa, ngo amaso yiwe atabonye iki, atabonye agakiza k'Abisiraheli kiteguwe kuza mu isi. Igihe ngo ari umwe ngumwe ashaje, yari abatambyi b'abasaza bari barahawe, habagaho Abisiraheli ko hari imyaka umuntu agomba gukora umurimo w'ubutambyi, ko hari indi myaka umuntu agomba gusezererwa, agahabwa ikiruhuko cy'izabukuru, ariko akaguma mu rusengero ko kubarika abana no gusengera abantu baje hano. Natwe tuza tubikora amakanisa, muza mubibona, hakaba igihe dusezerera umusaza tuturashaje. Uyu musaza muhaye mubona nagira indi myaka 5 tuzomusezerera, sinzi. Ariko ini wanyu ngo uyu muntu ashikije imyaka 50, oye twe tuzoguma iwacu. Twebwe muri Kongo ni ugukora ukarinda usaza. Simiyoni ngo igihe yicaye mu rusengero, ngo Mariya na Yosefu bazana Yesu. Sindati ijambo, ndacyagaruka ku ijambo ryacu, ndiko ndagira ngo tubanze twumva ngaho. Ngo baravugana bati tujane gumwana, wari umugenzo w'Abayuda ku mwana wese w'umuyuda weneje imyaka 8 akorerwa imihango yo kumurikwa Imana, kandi agakorerwa ibyatohara kwera amategeko y'Abayuda baranabyubahirizaga. Bati tujane umwana, bari n'abakene, niko byari bigaragara.
inzamba bariyo ngeze kuri iryo jambo narabisomye ngo Yesu yahahuriye n'abandi bana b'abayuda baje kumurika Imana ngo bakazana na base babakire nimba ari imodoka zikaza zikabyagiraho ngo bazanye n'ibindi bintu byiza bateguza by'amafete bati uyu munsi turafeta neza cyane kuko ni umunsi mukuru w'umwana ariko nyina w'umwami na se w'umwami ngo babura icyo bazana ngo bazana inuma mara bakene ariko nubwo bari bameze gutya ariko niwe mwami w'abami. Haleluya. Ni ukuri kose niwe mwami w'abami. Yohana yaravuze mu butumwa bwiwe aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo ngo jambo yahoranye n'Imana ngo kandi jambo yaremwe n'Imana ngo mu byaremwe byose n'abaremwe bose nta kitararemwe nawe habe na Mariya na Yosefu bamubyaye mu buryo bavuga niwe wabaremwe. Simiyoni ngo atenga amatire Yesu amufashe uko abana bagenzwe bageze mu rusengero ngo amufate gutya mutenga amatiye noneho ngo yumva simpinja nk'izindi. Haleluya. Atesura uruhinja no mutindoki ngo aravuga ngo Mana ngo sezerera umugaragu wawe gangende ngo iri jambo narindwicaranye kandi nitegereje ngo wari waravuze ko amaso yanje ngo tazapfa amaso yanje ngo atarabona umwami Imana yitaye kiza ngo aravuga ngo none agakiza kari kiteguwe mu isi kashitse ati ninshake mfe agakiza ubwo kaje sawa ta kibazo. Haleluya. Ijambo mpaye ngira ngo mvuge muri aya magambo nasomye ni ijambo rivuga ngo inzira Imana izibicishamo kugira ngo bisohore. Hari icyo nshaka kuvuga muri iri jambo. Imana niguhereza isezerano cyangwa Imana ikakuvugaho ijambo ukamenya ngo ndiho ijambo ry'Imana Imana yamvuzeho ijambo, hari ikintu utazakorera analyse ntukazakorera analyse ivuga ngo se bizaca mu yihe nzira bizashika ryari bizaza gute. Uzakorera analyse yo kumenya nimba ko kuryo jambo ari Imana yarivuze nico. Haleluya. Tukagorwa no kuvuga ngo si Imana izabicisha he, Imana izabikora gute, Imana izabisohoza gute. Oya, Imana irabizi nyirabyo. Ikizakugora uzatindaho bukeye mpangira ngo mvuge uzamenye ko Imana ariyo yabivuze. Nuko uzagira ngo none n'Imana yabivuze atariyo ugafana ikirangariro kibizanashika nimba atari Imana yabivuze. Ngo Mariya marayika arazaza kumubwira ayo magambo ndagera ku magambo yacu kandi ndabona turi kumwe tube nk'abahereza Imana icubahiro. Haleluya. Ngo marayika arazabwira Mariya ukuntu azabyara Yesu ni birebire uravuga utese nyabo nabagiye kera muri za Noel twe tukiri mu kwezi kw'icyenda nta kibazo kandi si Noel gaye turayihorana mu mutima na za Pasaka turazihorana. Haraho Pawulo yavuze mu Bakorinto aravuga ngo tugenda niteka urupfu rwa Kristo, tugenda niteka Kristo mu bugingo duhaye twibuka kuza bene ibyo. Marayika ngo araza aramubwira ngo amubwira uko azabyara umwami Yesu arabimubwira neza. Mariya ngo aravuga ngo sibyo bizoshoboka gute. Ikibazo mpaye ngira ngo dukuramo nukuza twibaza uko iby'Imana bizashoboka, kuze tumenya gusa ko ari Imana yabivuze ahasigaye tubitegereze kuko avuze neza byavuze ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Ngo aravuga to ati simbaye mbyumva kuravuga ngo nzasaminda singira umugabo. Ngo hayabwira marayika ngo singira umugabo ndetse Bibiliya kuzivuga neza izivuga ngo aravuga ngo sindanaryamana n'umugabo, ndacyari umukobwa w'umwari, ndacyari umukobwa w'isugi. None uri kuravuga ngo bizagenda gute? Ngo marayika aramubwira ngo reka nkubwire uko bizagenda. Ngo aramubwira ngo umwuka w'Uwiteka azakuzaho ngo kandi imbaraga z'Imana ngo zigukingirize ntuzamenye uko byagenze ngo uzaje kubona wasamye ngo ariko izabarinda y'umwuka wera. Uzihanganira amagambo yaha mu gisagara bazavuga bahaye bagutuka bagusebya ngo ariko wowe uzamenye ngo n'Imana yabivuze. Mariya ngo yumva iryo jambo ngo aravuga ngo umuja wawe umuja w'Imana ngo ndi hano
ngo bizambere nkuko ngo ubivuze. Haleluya, haleluya. Ijambo nakuyemo nako kajambo kavuze ngo nta kimana izivuga ngo gihere. Amen. Ikibazo gusa tugira ni mu gihe Imana itazazivuga tukagira ngo none Imana yavuze. Hari umuntu wasobanuye ari amagambo yo mu gitabo cya Yoshua, aho yavuga kujya bariko bazenguruka inkike ngo zikariduka. Siyo ngiye kuvuga, ariko reka mbe nkukora ku ijambo rimwe. Aravuga ngo nugera ku gihome kirekire, ukagera ku gihome kirekire kiri imbere yawe, urebesha amaso ukabona ni kirekire, ngo wamara kugishikaho ngo Imana ikavuga ngo gisimbe. Imana ikavuga ngo gisimbe. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo tukibaza imbaraga zo kurenza icyo gihome aho zizaturuka, ngo icyo uzakora gusa usabwe ngo uzemere kuva hasi ngo witerere. Haleluya, amen. ngo naho imbaraga zizaguhagurutsa zikakugurukisha ngo zikakurenza igihome, ngo n'imbaraga z'Imana izaba yabivuze. Nuzaza ugera ku bihome uza witegura gusa kubisimba, naho imbaraga zo kubigusimbisha n'imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Ndiko nagira ngo tuvuge ijambo rivuga ngo ikibazo tugira ni uko utamenya ngo n'Imana yabivuze, tukitiranya ibintu by'Imana n'ibintu by'abantu. Kandi icyo kintu cyavangiye abantu muri iyi minsi, tuze dushishoza. Hari umunsi umwe Yesu ngo yasanze abigishwa ku nyanja baraye baroba ngo bahebuye, ngo asanga barababaza ati se hari ikintu mufite? Hari ikintu mufite mwabana banje mwe? Bati ntacu. Bati twaraye turoba, twagerageje none burakeye, budukereyeho nta kintu twabonye. Ngo arababwira ngo nimusubireyo. Ati nimusubire mugende muje kuroba. Ati nimusubire mu nyanja mugende muje kuroba. Ngo bashaka kugira amashaka, ngo bamare kugira amashaka, ngo Petero aza kuvuga ijambo, ngo aravuga ngo tugiye gusubirayo. Haleluya, amen. Tugiye gusubirayo, ngo ariko turasubizwayo nuko ari wowe ubivuze. Imana ishimwe, amen. Ubwo twemeye tugasubirayo, dusubiriye ku ijambo, dukandagiye ku ijambo wavuze, niryo tugiyeho. Ariko yaza kubivuga undi muntu cyangwa undi muntu ukomeye, nukuri kose ndi twagendaga, ngo ariko ubwo ari wowe ubivuze, ngo abwire baba ngo nimuze tugende. Haleluya, haleluya. Ngo hari undi munsi umwe yabonye Yesu Petero ngo ari mu bwato, abona ngo Yesu aturutse hariya hayagenda hejuru y'amazi, ngo bagira ubwoba, ngo bagira ngo none n'umuzimu wabafashe, ngo bagira batese ku iri ni pepo ridusanze mu mazi. Yesu ngo arababwira ngo nimuhumure ni jewe. Ati nimureka kugira ubwoba ni jewe. Petero wari inkwakwanya, ngo abwira Yesu ngo aravuga ngo nimba ari wowe ngo ntegeke nanje gira nze hejuru y'amazi. Yesu ngo aramubwira ngo ngwino. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya. Ngo Yesu aramubwira ngo ngwino. Nasomwe iryo jambo mbaye ndisobanuza mu bindi bitabo, baravuga ngo Petero ngo yateye intambwe zitanu. Atera intambwe ya mbere, niya kabiri, niya gatatu, niya kane, ngo niya gatanu, ngo aje gutera iya gatandatu ngo atangira kuzika. Impamvu ngo zibyo ngo nukuvuga ngo Petero yarahekeje ijambo Yesu yaravuze, ngo agiye gukandagira inyuma y'ijambo. Nukuvuga ngo inyuma y'ijambo ndahabaho guhagarara. Ntaho twaba twohagarara ngo amare kurenza iryo jambo mu Kigiriki. Iryo jambo rivuga ngo ngwino mu Kigiriki, ngo rigizwe ngo n'amanyuguti 5, rigizwe n'inyuguti 5. Habe no muvugo nishi no mu Giswahili ni njoni, nukuvuga ngo rigizwe na 5, naha muri Bibiliya yera ni 5. Ngwino, abazi kwandika wo kwandika naho ugasanga ni 5. Ngwino ni 5. Ngo ateri ya gatandatu nyuma y'ijambo, ngo atangira kurengerwa. Tese ko mpowe yewe, ngo aremboza Yesu, ngo aravuga ati ntabara. Ijambo niryo rihaye rivuga ngo ikibazo ni mu gihe tuzaza dutegereza tudafite isezerano cyangwa icyo Imana yavuze. Haleluya, haleluya. Imana izivuga kandi izivuga. Hari igihe kimwe iri iwacu kera higeze kuza umuntu umwe w'umushi
ngo yatumwe n'Imana. Arazagera ahantu bamwe mu Gitembe. Uyu mugabo ni wari mwarimu waho kwa bamuzehe Yakobo yarakihaba. Ngo amare gushika mu ikanisa ngo aravuga ngo Imana yamubwiye abagabo nk'aba ngaba, ngo aravuga ati Imana irambwiye ngo mwese ni mutamira intoki. Ayewe ngo ni batamira intoki. Ati mutamira intoki mwese. Habagaho umugabo wacu washaje Marehemu Pastor Elias yazaga bitubwira ati narindimwo, ati njewe nkanga kuruta, ati nimutamire, ati niko Imana imbwiye ngo nimutamire intoki. Yakobo ati nyabona dutamira intoki abantu babagabo basaza nk'aba tuzitamire tuzigire gute? Intoki ko zazitamira abana pati ndi dutamira intoki. Igihe bakiri muri ayo ngayo ngo baza hano hariho umuntu wafashwe na mapepo, warwaye amapepo. Habaga umuntu waza gurwara nko mu mutwe, bati none ga wewe umuyumba tumwe n'Imana uhayivugana n'Imana ngwino umusengere. Ngo araje ngo amare gushika mu muryango ahagarara ngaha naho umunyamapepo nawe muzi kwazamera ya byakomeye akaza murunguruka gaza murugo toka we pepo batinjira ndati ndasengera ati toka we pepo urya yatimbiza gutya akagenda ikinyamugongo yirisha abantu mu ntoki mu kanwa. None ngo n'Imana yabivuze, none birabaye gaho umukozi wikora umurimo bikananirana. Reka tugaruke ku ijambo ryacu naringiye gutembera muri byo cyane. Ijambo ryacu rihaye rivuga ngo Imana igira inzira izabicishamo. Imana igira inzira izabicishamo. Ariya magambo bavuye kutubwira numvise yankuruye cyane. Nejo twabikozeho Imana yari imaze kubwira Yosefu ya magambo ne ya masezerano kugira ngo inzozi za Yosefu zizasohore. Ndiko ndagira ngo tuvuge ijambo rivuga ngo inzozi zawugira n'iby'Imana yakuvuzeho kugira ngo bizasohore. Tukazugorwa no kuvuga ngo bizaza gute. Imana izabicira inzira, Imana izabicira irembo, ubone gusa biraje. Kandi n'Imana niba ari Imana yabivuze ubyitegure biri mu nzira. Haleluya, haleluya. Imana ni mudaheranwa w'ijambo, Imana ntiziheranwa ijambo. Iki Imana yavuze ni lazima ngo gisohore, ni lazima ngo kibe. Yosefu uwari kumubwira ko azaba umwami w'igihugu, aha yaca muri ya mashuri ejo nababwiye yagera kuri 6, ndagira ngo ntibyari kumvikana. Inza nibaza nkavuga ngo se umunsi Yosefu aba umwami, nimba muka Potifare barakubitanya amaso agatekereza iki, niba yarakibaho, nimba byaragenze gute kugira ngo Imana izasohoza inzozi za Yosefu. Ngo Imana iteza Farawo inzozi, umvaga Imana izibikisha. Haleluya, haleluya. Ari amagambo bamaze bareka batubwira ngo kugira ngo Imana isohoze ijambo rya Moridekayi, ijambo rya Moridekayi niryo bareka batubwira ngo kugira ngo Imana isohoze icyo yari yaragambiriye kuri Moridekayi, kugira ngo Imana igisohoze no kuvuga ngo byavuye mu nzigo ya Hamani, byavuye mu nzigo ya Hamani, biva mu nzigo ya Hamani. Ibi bishatse kuvuga neza ngo hari igihe umugisha w'umuntu ushobora kuva mu mwanzi wiwe. Ni ukuri, hari igihe umugisha w'umuntu ushobora kubuhishe mu mwanzi wawe. Reka mbitange kuri Dawudi na Goliyati. Ibyo ntibigaragara. Dawudi ntiyarazwi, Dawudi yari mu mugambi w'Imana. Ngo buke yibereye iriya mu ntama, ise ngo aramutumira ngo naza aje kureba ko bari ku rugamba. Asanga ngo ingabo z'Abisiraheli ibihumbi bigera kuri 40 ngo baratabaranye n'umwami wabo Sawuli babiriya iriya bose. Dawudi araza nk'ibisanzwe ngo amare gushika asanga bimeze gutyo. Goliyati ngo hayabatuka hayabatokoza bikomeye bimeze nabi. Dawudi ngo amare ngo avuga ijambo akirakanwa hasi ngo aravuga ati nje uriya muntu no murwanya. Amajambo baragiye ageze ku mwami Sawuli. Kwa kundi iyo umuntu afite ubwoba nda uzutekereza ngo ahantu hose gusa nika kwa kundi ko umuntu iyo yarwaye baza bakubwiriye gusa umuti ukagumuka wemera wose ukawakira. Bati baravuze ngo hano hari hakana korwanya uriya muntu none
atese kaheha kukana bati nimugende mukazane ngo karaje ngo gahagarara imbere y'umwami ngo umwami arakitegereza ngo aravuga ngo ayiwe ngo se kukiri gatoya ngo none ngo kurabona ko urwana n'uriya muntu ngo baravuze ngo niko wavuze ngo Dawudi aramubwira ngo niko navuze aho ngo se hari ubundi warwanya urabizi hari ubundi wigishije kurwana ngo aravuga ngo umugaragu wawe naragiraga intama za data. Haleluya. Izagera kuri iri jambo ngashaka kuvuga ko Imana mbere yuko tujya kurwana urugamba rwo kumugaragaro ngo tuje ahagaragara turwane, Imana isikenera ngo tubanze dutsinde intambara zo mu ibanga. Nukuri utaranesha urugamba rwo mu ibanga, ejo barako bitubwira neza hano mu akaza tubwira amagambo yo mu nzu hariya ni nko mu ibanga, reka mbifate gutyo. Hari intambara zo mu ibanga umuntu azabanza kurwana, niyo dukorera seyi umwami ngo niwe utwigisha kunesha abanzi be. Haleluya. Niyo dukorera imyitozo ni mu ibanga, twamara kuja mu ibanga tumaze gutsinda intambara zo mu ibanga, Imana ikaduhishura ikadusohora tukaje kurwanira ku mugaragaro. Atese wagize gute? Ati narwanye n'intare ndwana n'idubu ndabyica. Wishe intare? Ati narayishe. Wishe idubu? Ati narayishe. Ati nimba wareshe intare koko ukica n'idubu nuriya wenda wogerageza. Ngo amwambika ibintu, ngo Dawudi arahakana ngo sinabimenyereye. Dawudi ngo abyikuramo, amaze Dawudi ngo aramanuka, umwana mutoya aramanuka ngo yika mu kagezi ngo atora amabuye 5. Haleluya. Amaze ngo yashira ngo mu mvumba y'abashu. Agahago yari hagati yahangaha n'agahumeso kiweza gakinisha agahumeso iriya nkabwabwa nabwiriye ruguri wacu agahumeso. Atsinda Goliyati, yica Goliyati. Ngo amare kwica Goliyati, umugisha wa Dawudi wo kuba umwami n'imbaraga ziwe no kwamamazwa bija hanze, birahishuka. Ngo yamaze gukora ko gatendo, ba mama wanje gadore ko ngo baravuga bati turirimbe. Haleluya. Amen. Abagabo baza bakunda nko kujya gutinda gufatwa, ariko abagore turabazi ko baza bafatwa vuba kandi niko kwiza abagabo baza bakomera cyane. Ariko nabo uyu mugabo yafashwe nanone nawe abayafashwe. Bama batangira kuririmba indirimbo, ngo bararirimba ngo barangize kuririmba, ngo naho Sawuli yagiriye ishari. Inzira Imana izabicishamo ngo bisohoze, Imana irayifite. Abisiraheli baraje ngo bagere ku nyanja, ngo babona baraguswe ngo bagire gutya, babona baserutse ku nyanja, ngo bahindukire inyuma babona igitero kiraje, Farawo ngo ariko araca mu kirere bakurikiye, ngo bagire gutya babona baserutse ku nyanja. Komanteri z'ayo magambo zazivuga neza, zikavuga ngo bageze harya abari imbere ngo ntibamenya ko inyuma babaye haturutse ikindi gitero. Abari inyuma nabo ngo ntibamenya ko imbere babo bahetse. Abari inyuma bakaza basunika bati twihute twakurikiwe. Abari imbere ngo barahindukira ngo baravuga bati twahetse dusubireyo. Murakoze. Haleluya. Amen. Ndagira ngo turi kumwe. Nuko aho hantu zavuga ngo habaye akangiringiri kubwoba bw'abagabo n'abagore. Ngo bari imbere bahetse ngo bageze kuri Shamu, ngo bahetse. Abari inyuma nabo ngo barangiza ngo magare ya Farawo magana urwenda, n'abasirikare ba Farawo ngo na Farawo ubwiwe yari abarimo. Imana izaremera ibisubizo mu butayu dutangare. Haleluya. Imana izaduhera ibisubizo mu butayu abantu batangare cyaho bitazadunga. Amaze ngo bagira gutya ngo banyuranamwo muri korone ko byabaye. Aba bagasunika basubiririya, bariya nabo bagasunika bagarura, ibintu ngo birakomera. Ariko Mose bavuganaga n'Imana ngo amenye ko babaye atake impande zombi, ngo yitaza iteraniro, niko Bibiliya izivuga. Ngo abwira Imana atase Mana turagira gute ko duhekeje
imbere turahese n'inyuma turakurikiwe, none turakora iki? Turaje turerekera hepfo ni ubutayu, haruguru ni ubutayu, none aba bantu ushorenda bagira gute? Imana atari akasakago ngo Imana ibwira Mose ngo nimukomeze mugende. Haleluya, haleluya. Mungu atafanya mtokea. Amen. Haleluya, haleluya. ngo Imana ibwira Mose ngo se gituma muhaye mundakira ngo bwira abantu bakomeze bagende, ko barahagarara hari umwanya wo guhagarara uhari, ngo babwire ngo bakomeze bagende, babwire bakomeze bagende. Mose ni gaho yamubaza gatese baragenda bace hehe mu nyanja, ngo Imana iramubwira ngo babwire bakomeze bagende, ngo iramubwira ngo se ufite iki Mose? Ati mfite inkoni. Imana ngo iramubwira ngo irambure hejuru y'amazi. Haleluya, haleluya. Ati ngiye guca inzira, ngiye guca irembo, kandi ni lango kwa wateule. Monishi yaririmbye neza, aravuga ngo abanyagiputa barabakurikiye ngo walizani kwamba ni mapito ya kawaida, ngo kumbe ni mapito ya. Amen. Haleluya, haleluya. Ngo bariko bagira ngo none ni inzira isanzwe, ngo naho ni inzira y'abahamagawe, ni inzira y'abatoranijwe. Yesaya niko yavuze mu buhanuzi bwiwe, aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, ngo kandi iyo nzira ngo izitwa ngo ni inzira yo kwezwa, ngo abanduye imitima n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi ngo ntibazayinyuramo, ngo kandi n'inyamaswa z'inkazi ntizizayiryamamo. Ngo inzira iraboneka, inzira ngo imare kuboneka. Icyantangaje mbabwira ikintu, ngo inzira yari iciye mu butayu, yari iciye mu nyanja, nako yari ikise mu nyanja. Birumvikana ko profonderi y'inyanja umanuka ijiriyaga yari ndende, ngo Imana ikurura ubutaka, Imana izamura isi irabyimba. Kubw'itegeko ry'Imana ubutaka burazamuka, kandi ngo buzamuka buhaye bwumuka, ngo bumera nkaho ngo kwa kundi kumukungugu. Amazi ngo amahagaraririya yandi hagaraririya, ubutaka bumeze nka kaburimbo burazamuka buresha n'amazi, amaze ngo Abisiraheli ngo barambuka. Haleluya, haleluya. Abanyegiputa ngo baraje babakurikiye ngo bahagere, ngo baravuga baterega hano habaga inzira tutari tuzi, ngufi gutya naho habaga inzira tutari tuzi, ngo bagira ngo none ni inzira isanzwe, amaze ngo bayirohamwe. Haleluya, amen. Ndiko ndavuga ijambo rivuga ngo ukaze bugorwa ngo se bizaza gute? Imana ira nuzaza ubona wakubwe ukabona uri mu rubanzi. Aya magambo tumaze gusoma ya Ibrahimu n'umuhungu wiwe timuyazi, ngo baragenda ngo bagera ahantu ku musozi, ngo bamare gushika Isake ngo bazase ijambo atese da. Haleluya, haleluya. ngo se data daye ko duhaye tuja gutamba. Isake yari umwana w'umutambyi, kandi yahoraga akora uwo murimo, bahoraga bajana na se. Bibiliya bivuga neza, ikavuga ngo muri Bibiliya yose habaho ubutambyi bw'uburyo butanu. Habaho ubutambyi bwa mbere ni ubutambyi bw'igiti ciwe, igihe cy'aba Kayini, igihe cy'aba Abeli, umuntu akitambira, umuntu agatambira ibyiwe. Hakaba ubutambyi bwa kabiri ni ukuhani wa jamaa, ni ubwo ba Ibrahimu na ba Yobu na ba Noa na ba Loti, barya bose umuntu agatambira umuryango wiwe. Ubutambyi bwa gatatu ni ukuhani wa taifa, ni ubutambyi bw'ubwoko bwa Aroni bwa Bisiraheli bwa bundi bukomoka muri Lewi. Ubutambyi bwa kane ni ubutambyi bw'itorero, ariko butambyi bwa Kristo wenyine. Haleluya, haleluya. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo, rikavuga ngo dufite umutambyi mukuru ngo kandi ukomeye, uwo ni Kristo. Biga byose by'abarewe ngo byari byo kumwigana, ngo byari igicucu ciwe, kandi ngo igicucu gihe kigaragara. Uzitegereze neza ngo igicucu kibonetse ngo tayari abari hafi aho ngaho. Igicucu ndicoza nyiracyo atagikurikiye. Isezerano rya kera ngo ryari ko rizari igicucu, isezerano rishya Kristo ngo arihomereye ngo gira zaseruke nk'umutambyi mukuru. Ubutambyi bwa gatanu ni ubutambyi buzaba mu ngoma y'imyaka 1000, aho isi yose izaba yerekeje izuru Yerusalemu, ahazaba hashinzwe ingoma y'Imana. Ariko reka gira mvuge rino jambo rya Isake na se.
ngo abwira se ati se none data we ko duhora tujya gutamba, ati noneho uko duhaye tugenda sinabimenye, ngo ko mpaye mbona dufite umuriro ngo tukagira n'inkwi, ngo si igitambo cyo koswa tujanye kirihe, turagira gute, kirava hehe? Hari umwigisha wasobanuye iryo jambo aravuga ngo icyatumye atabaza inkota, isega yari afite inkota haruguru, ese niwo mushyo niko gamuza muyiti ni wanyu ngo niki umushyo, ni imbuga itandagira ngo ni inkota, ngo icyatumye atabaza ngo ese ko dufite inkwi n'umurira n'umushyo ariyo nkota, yabajije bibiri asiga kimwe, ngo icyatumye ngo atabaze cyo kimwe nari mvuze cyitwa inkota, ngo nuko yarazi kuko ubugingo bwiwe arimo buzingiye. Yarazi ko ubugingo bwiwe buzingiye muri iyo nkota. Iriya nkota nivamo ubugingo bwanje burasesekara, buraseswa, kuko icyajaga gutangwa cyose. Pawulo yarabivuze mu rwandiko rwa Timoteyo, aravuga ngo njewe wamaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, iyo ikintu kigiye gusukwa ku gicaniro twari ukubagwa kigatagaranwa. Iri jambo narigiye kubabwira mugira twibaze bimwe ibindi tubireke. Solution ntitwoyibaza, Imana irayifite. Igisubizo Imana iragifite. Ngo abaza se ngo none ngo igitambo kiri hehe, ngo saramubwira ngo yabanje kumwitaba neza, ngo yaramwitabye ngo karame mwana wanje. Isake ngo yaramuhamagaye, ngo aravuga ngo hamagara se, ngo aravuga ngo dayi. Ise ngo aramwitaba ariko akiwona amachozi, afite ngo amarire mu mutima, ngo aravuga ngo karame mwana wanje ndakwitabye. Amaze ngo amutera ikibazo, ngo amusubiza ijambo ryo kwizera, ngo aramubwira ngo tugende Uwiteka ari bwirongere. Haleluya, haleluya. Nico mpaye ngira ngo tuvuge kuko ibisubizo Imana irabifite, izabyirongera. Timukaze mwibaza ngo se ibyo Imana yatuvuzeho, amasezerano Imana yadusezeranije, Imana izayasohora gute? Oya, Imana izakirembo ryo kubizana. Ngo pamoja na hayo Mungu atafanya mlango wa kutokea. Iri jambo ndarikunda, ngo Imana izakirembo, Imana izarema inzira. Nuko mu butayu Abisiraheli bazaga bagenda bari kumwe n'Imana, ngo hari umunsi umwe ngo bageze ahantu, ngiye kurangiza agira ntanga umwanya ku wacu, ngo hari umunsi umwe bageze ahantu, ngo babwire Mose bati turapfuye n'inyota mu butayu, bakaragatiye bumye byakomeye, ngo babwire Mose bati turapfuye n'inyota, none turanywa iki? Mose ngo aragenda bibwira Imana. Mose yazaga banguka cyane, yari umugaragu w'Imana. Imana yazaga ivuga ngo ni umugaragu nguzukiranuka mu rugo rw'Imana. Hari ubwo Imana yigeze kuvuga ibya Mose, ngo iravuga ngo niba hari abana nabo, iya isubiza Miriyamu na Aroni bari bamugiriye ishyari, ngo Imana iravuga ngo nimba hari abandi nzavugana nabo, ngo nzavugana nabo mu bundi buryo, ngo nimba ari mu nzozi cyangwa mu iyerekwa cyangwa mu ishurirwa, ngo ariko Mose umugaragu wanje, ngo tutazungumuza ana kwa ana, amaso ku maso, akanwa ku kandi. Ngo kubera iki? Ngo ni umugaragu wanje uzukiranuka mu rugo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Mose yagiraga ibintu nk'abingahe by'umwihariko, reka ntari buvuge byo ntinza, ariko kimwe nico, ngo nuko yagiraga ijambo ry'umwihariko yagiraga yaravuzweho n'Imana. Abasobanura Bibiliya bazamugereranya na Yohana Injiri, Yohana mpendwa, bakavuga ngo igituma bagereranywa nabo, Mose yanditse 5 mu isezerano rya kera, ngo Yohana nawe yandika ibitabo 5 mu isezerano rishi, sibyo? Niko. Icya kabiri ngo bazabasaho, ngo nuko umwe yari afite umwuka wo kumenya ibyo iyo byavuye, ngo undi akagira umwuka wo kumenya iyo bihaye bije. Mmoja alikuwa na roho wa hekima na mwingine alikuwa na roho wa maarifa. Mose ngo aravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ati ngibiriya bitiyo bituruka biraza. Yohana nawe ngo aje kuvuga, ngo aravuga ngo mbona ijuru n'isi bizaza. Haleluya, haleluya. Umwe ngo yari kuvuga iyo byaturutse, undi nawe akavuga iyo bihaye bija. Ijambo ngo rya gatatu basagaho, ngo bombi bagiraga ijambo speciale ry'Imana, bagiraga ritagira abandi. Hari ijambo Mose yaravuye, niryo narivuze, ngo Imana yaramubwiye, ngo yabwiye Aroni ngo uyu nguyu we tuzaza tuvugana amaso ku yandi. Iryo jambo Yesu yarivugana,
ngo hari umunsi Yesu yatangiye kuvuga impfu z'abigishwa, avuga amaherezo yabo nuko bizamera nuko bazagenda. Ngo abigishwa baravuga batese kutavuza ibya Yohana we, uyu we kutavuza ibyiwe. Ngo Yesu avuga ijambo, ngo aravuga ngo uyu we. Haleluya, haleluya. Ngo mvuze ngo ntapfe ntiyopfa. Ngo barahavuye ngo batangira kuvuga ngo Yesu yavuze ngo Yohana ntazopfa. Ariko siko Yesu yari yavuze. Ariko Yesu yaravuze mu buryo bw'umwuka, ngo yaragiye kuvuga ko Yohana wenyine atari uzicwa rw'inkota, uwe ngo azicwa rw'ikiragwa aryamira uko abagabo. We ntazapfa uko izindi ntumwa zizapfa, kuko izindi ntumwa zose zagiye zipfurupfuru zose. Yohana wenyine mu ntumwa za Yesu 12 ngo niwe wapfuye afite imyaka ashaje, afageze mu zabukuru. Bagerageje kumujana kuri za Patimo ntiyafa, bagerageza kumuteka mu ngunguru y'amavuta. Ndi mwasha sinababwiye ijambo aha, ndavuga ngo uw'Imana ifiteho umugambi urupfuruza rumuhumuriza rukamunena. Haleluya, haleluya. Ngo bamukaranga mu ngunguru z'amavuta biranga, barohe bamujana kuri Patimo ngo azaribwe n'inyamaswa zicwe n'irungu, abene uko nguko nimbeho biranga. Ngo barohe bati nimuje kumugaruka. Agaruka mu matorero yiwe ngo afashaje, aha yandika inzandiko zo kuraga abana biwe b'amatorero. Aha yasezera amatorero yiwe akazabita ngo n'abana banje batoya ngo nongera kuramuka. Akazavuga amagambo yo kuraga nk'umusaza ugeze nka urutaba bose bari muno. Haleluya, haleluya. Uwo munsi nari mvuze sinzi byari ibyo narigiye kuvuga bindi. Ngo Mose abisiraheli baramubwira ngo dufite inyota, twagize ikibazo cy'amazi. Ngo Mose ngo aragenda bibwira Imana. Ngo abwira Imana, ndi kwijambo ndangirizaho rivuga ngo ntaho ibisubizo bitazadusanga, ntaho Imana itazabinyuza no mu butayu. Igihe uzaza wumva uri mu butayu, uze witegura ko Imana ihafukura amariba. Haleluya, amen. Ngo abwire Mose ngo aragenda abwira Imana ati baravuze ngo bagize inyota. Ngo Imana iramubwira ngo nta kibazo, ngo genda ukubita urutare. Genda ukubita urutare. Hari urutare ngo rwazaga rujana nabo rubakurikiye. Ngo kandi urwo rutare ninde? Pawulo yaravuze ngo ninde? Ngo rware Kristo. Niko Yesu muri kitabu cha Hesabu ni mwamba uliopasuka. Mwamba uliopasuka ndani yake ujifi, ndani yale manu ile itokayo mbavu zake, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya. Haleluya, haleluya. Uwo rutare rwabakurikiraga ni Yesu. Niko yitwa mu gitabo cya Hesabu nyine, ni mwamba uliopasuka. Muri rya jambo navuze ngitangira, rya jambo navuze ngitangira, muri mwanzo ni uzao wa mwanamke, ngo ni urubyaro rw'umugore. Ngo agere muri Kutoka Mose aravuga atoye ndakira urubyaro rw'umugore. Aha ngaha mbonye abaye kondo wa Pasaka n'umwana w'intama wa Pasaka. Ngo bagere mu barewe Mose ati ndakira Pasaka yahindutse igitambo cyo kwezwa, igitambo nikindu kera cyatambwe, ngo ni zabihu ya gutakaso. Ngo agere mu gitabo cya Hesabu cya kubara, ngo aravuga ngo mbonye ngo ari mwamba uliopasuka. Haleluya, haleluya. Ngo agere mu gitabo cya Kumbukumbu la Torah aravuga ngo ni nabii mukamilifu. Ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje, ngo azava mu bwoko bwanyu ngo muzamwumvire kandi ngo muzumva amagambo yiwe. Uwo ni Yesu yavugaga. Nuko ngo baravuga bati amazi, ngo Imana iramubwira ngo genda ukubita urutare gira ruyavishe. Mose ngo aragenda, reka nangirize kuri iryo jambo nubwo ntwayakanya. Mose ngo aragenda ngo amare gushika ngo urutare ngo ararukubita. Amaze ngo rurindi mukamwa amazi. Ibyukuri. Ngo ruvamwa amazi, ngo baramwa bashira inyota bazana n'imikumbi yabo barayuhira, ngo barahembuka. Ngo bamare baragenda, iyo bagashikaga kandi ngo barongera bati yanyota kandi yagarutse. Ngo Mose aragenda bibwira Imana, Imana ngo iramubwira, ndangirije kuri iryo jambo aho ibisubizo byacu bizingiye. Ngo Imana iramubwira ngo genda ubwira urutare, mara ya kwanza piga mwamba, ariko bwa kabiri ngo ubwire urutare. Mose ngo aragenda kubera kurakara ngo amare gushika ntiyubahiriza rya jambo ry'Imana, ngo arongera kandi ararukubita, ngo arukubita amazi ntiyaza. Atese ko ataje, arasubira n'ubwa kabiri n'impababwe.
ngo arukubiteruza n'amazi, ngo Imana ibwira Mose ngo ntiwubahirije kwera kwanjye. Iri jambo rirasobanura, reka ngaruke mu buryo bwa kirogira ndangirizaho. Iri jambo rirasobanura ngo Kristo niwe rutare, kandi yakubiswe rimwe risa, yabambwe rimwe, yapfuye rimwe, abarangije imisiyo yose. Igisigaye nukuza ukamubwira sema na mwamba. Haleluya, haleluya. Timutekereze ngo Yesu azongera kandi aje Golgotha, yongere kandi abambwe, yongere kandi akubitwe. Oyaye byararangiye. Ahasigaye nukuza ukamubwira sema na mwamba. Ngaho ibisubizo byacaho bizingiye. Ijambo ry'Imana ryavuze neza, ryavuze ngo nta jambo Imana izivuga ngo rihere. Ibyo Imana yakubwiye ubitegereze biri mu nzira bizaza. Tumenye gusa ko ari Imana yabivuze. Imana iza mu zindi nzira tutazi, tubone gusa biraje. Ya magambo ya Yosefu narimbabwiye ngo Farao yarose inzozi kugira ngo iza Yosefu zisohore. Imana igira inzira zitangaje. Moridekayi batubwiye kugira ngo gororerwa ashirwe hejuru, umwami we ngo abura ibitotsi. Bamwe bagasinzira Imana ishatse gusubiza, abandi bakarara babona Imana ishatse gusubiza. Umwami ngo araryama nijoro ngo abura ibitotsi. Ya magambo batubwiye ngo ngo buje gucabuzutsa abagabo ati nimuze muvuga icyatumwe ndasinzira mu kimenyi. Ngo bagira gutya barakubitagura ngo baga ku ijambo rivuga ngo hari igihe kimwe ngo Moridekayi yigeze kuburira umwami ngo agiye kwicwa, ngo nuko ngo aravuga ati uwo Moridekayi muhaye muvuga byagenze gute? Bamubwira uko byagenze, bati none abahe, bati ni hari none hari icyo twamugororeye, batoyaye bati twarahemutse. Naho Imana iri kwiragira ngo isohoze icyo yagambiriye kuri Moridekayi, ibicisha mu kubuza umwami ibitotsi. Imana nije kudusubiza, hari igihe izagira bibuza ibitotsi, abandi basinzirize bibi, ariko Imana ituronkere ibisubizo. Ijambo rivuze neza, riravuze ngo pamoja na hayo, hamwe n'ibyo ngo Mungu ataleta mlango wa kutokea. Iryo jambo niko ndangirijeho rivuga ngo hamwe n'ibyo ngibyo Imana izaducira inzira zo kuzana ibisubizo, aho uzabugeze hose bizahagusanga. Imana iduhereze umugisha kandi Imana idufashe. Amen.